Ni ibihe bikoresho by'umuziki ubundi urashaka ibihe bikoresho by'umuziki byitwa urashaka iki ubu ndimo ndarira urabinyibukije urimo ndarira ko nabarira mbonase yaza gutese karutani nkubite ingumi ngukome ingumi wayikubise tukareba aya yikubite ingumi zende aya umva njya ngushimishe umuhungu wanjye awuzi gusura umuntu warangiza agahinduka nk'ipusi ibyo bintu ntabwo byaba bimeze neza none se uvuga ngo ikibazo burya umushyitsi iyo agusuye ugomba kumushimisha cyangwa kumwesitinga urabona nk'aba ngaba turi mu kihe gihugu tubamo cyitwa gute igihugu cya mbere oya uzi u Rwanda n'u Rwanda ntabwo u Rwanda ari urwa mbere ntuzigere Najyuwa narwo ngo rukabye ariko ni urwa mbere wapi guteze icya mbere ni ikihe nka asiya nicyo gihugu cya mbere aziya nicyo gihugu cya mbere muki muri afurika perezida w'u Rwanda yitwa muze ubwo ngubwo urashaka kumbwira Kagame Paul Kagame se perezida wa Afurika aya utuma yindi w'u Rwanda kubera yuko n'ubundi muri tugeze muri ariko ni nabyo rutwaye savaze oya reka manze mbyiga ibintu byose bigoreshwa mu mutwe ugiye kubanza kubyigaho mu mutwe ariko reka tubigeraho bigereye tunabivuga bite bigera roto paje n'urujeje none se reka n'ikihe gihugu kindi reka bamfashe wagira ngo nabaye nk'ijuru jipe jipe niba tinaze kombinezo kugira ngo bitaza hariya ngo kitwa gute ngo ntubirimo usiko nzi ko nakibagiwe akangaka barakamwe mbese iyo upfuye ujya n'urukundo yeza kubona ryari ku mutima ye Kamariza we ye Kamariza nkunda ukwanga kundi iki abarira nimuze twihanagure mwicecekere wegera wowe ubu ariyo garabure wari wabona umuntu w'umuhanzi uvugana n'ikintu bita godesitiba life man oya reka nkubwire kagacuranze Kigize Najyuwa kariya Kigize Najyuwa bakundwa twongeye kubasuhuza tunabifuriza ikaze amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba n'iburengerazuba namwe mukurikiye muri hanze y'igihugu hanze ku migabane yose itandukanye nkuko tumaze kubimenyera tuzatubagerera hirya no hino hatandukanye kugira ngo tuganire tubamare irungu kuri izo mpamvu dufite umutumirwa turaje tumukire nimujye kure ukomeza gukora share like and then ugasubscribinga ku imfura 250 n'ubundi bantu umuntu yari yicariye yitura duhagaze rero cyangwa twongere twicare duhagaze reka mwereke ukuntu noneho muri gahunda zacu ubuzima ubabara siko gupfa iyo ndebye ubuzima bwose isi yose ukayibona reba abakubabaza n'abagucura umwuka urabazi ariko ingeso y'urukundo ukayimenya mbabarira neza wihangane ibigeragezo ariko abakugerageza n'abagucura umwuka ntubazi ingeso zikura ye ese wiriwe gikundira
ababyeyi banjye bakambaza mbese n'ibitwenge bikanyica mbese uru rwana ruvuka dufotora kera ariko ngo hari umusari ngo wakinaga na football mbasha nazo ntabwo bireba ndi umuntu w'ingurutsi uzi ko urenze ahubwo we umbwire babasa tegereze kubabara siko gupfa ubuzima iyo bugeze muri ku isi y'Imana ndebera neza bagutekereza n'abagucura umwuka ntibabura ariko ingeze y'urukundo ikaboneka mbabarira neza wihangane ibigeragezo imbabazi uzikura yeye ku isi y'Imana ndahabona kubabara siko gupfa ariko garabure wari wabona umuntu w'umuhanzi uvugana n'ikintu bita godesitiba life man oya reka nkubwire kagacuranze kigize Najyuwa kariya kigize Najyuwa biterete Mungu wanjye wiriwe gikundiro ababyeyi banjye bakambaza mbese n'ibitwenge bikanyica mbese ururwana oya mbwira baretse kuyambwira Kagahanzi Najyuwa kigize Najyuwa ni kandi kariya ni akantu bitaga noza Kamariza oya Kamariza nari mu itorero ryiwe gutuka amabuja yitwaga gute Kamariza yari mu itorero ryiwe Kamariza egera hano tutanga inzira n'imodoka hanyuma umbwire reka urebe ukuntu databuja ahita avuga ati yewana yesu papa uriya niwo bita Musafaziri kabisa ngo uri mu itorero rya Kamariza ryitwaga gute oya we ntabwo uzi kubyina we bereke mbyine ngaho tubyine w'imbabazi n'urukundo yeza kubona ryari ku mutima ye Kamariza we ye Kamariza nkunda ukwanga kundi iki abarira nimuze twihanagure mwicecekere wegera wowe ubundi Umbwire Kamariza niwe nomero ya reka oya twicare gute se kandi natangiye kuyiririmba watangiye kuyiririmba Kamariza mbona kunza amata y'amatera agahinda nzakubonane urusheho kumusabira mama nzakubonane abarira nimuze twihanagure mwicecekere abazura nimuze twihanagure abasha we niyo kikubwira umuntu w'umutara harya kwa Kamariza ni ibihe bikoresho by'umuziki ubundi urashaka ibihe bikoresho by'umuziki urashaka iki ubu ndimo ndarira urabinyibukije urimo ndarira ko nabarira mbona yaza gute se kandi utari nkubita ingumi mukome ingumi wayikubise tukareba aya yikubita ingumi ze aya ngona kunza amata y'amatera agahinda nzakubonane
abarira nimuze twihanagure twicecekere nibakubaza ati ngo dati narihe uzamukura ye mama ngo nakunze amata ajya amatera agahiye ngenda kwiyumva marwi ngenda kwiyumva oya rose ko ahubwo ko mbona wishimye kandi kwishima se simwibukije Kamariza kwishima biri ngombwa none se ibaze kwishima uri kumwe n'abantu kandi ukananezerwa urabona iyo usigaye uri umuntu n'umwe kubabara ntabwo ari ukuvuga ngo nugorurira ngwihorere mama ngihorere none bana ba mama nimureke mbabwire rya baruwa riraye kugira ibyishimo si uguhora useka kugira agahinda si uguhorurira ngo ntabanganye Imana nyangufi yaratashye weye n'umwumva waraye izo ndirimbo kera bajyaga baziririmba urashaka gufata akantu kawe zinjye wakubwiye ngo zawe nkugisha ubwanyu ukazana ibintu by'ibigori ariko narabyemeye ngihorere mama ngihorere none bana ba mama nimureke mbabwire rya baruwa riraye kugira ibyishimo si uguseka kugira agahinda si ugororera ngo ntabanganye Imana nyangufi yarabyaye weye dore n'umwumva waraye abasha umwiza baramujyanye yewe dore umwumva ngihorere mama ngihorere none bana ba mama mureke mbabwire rya baruwa riraye wumva njya ngushimishe umuhungu wanjye aho uzi gusura umuntu warangiza agahinduka nk'ipusi ibyo bintu ntabwo byaba bimeze neza none se uvuga ngo ikibazo burya umushyitsi iyo agusuye ugomba kumushimisha cyangwa kumwesitinga urabona nk'aba ngaba ni ibintu by'ibiweriweri bidafite gahunda ariko bumva yuko wenda ibyo mvuze ndi umusazi oya ariko uri tayari umuntu waje i Kigali ikintu cy'imbabaza kubabara siko gupfa umutoni mukiza wanjye nta cyiza kiruta iby'iyo twicaranye twembi uzi ko tugiye kujya mu ntuze uzi ko uri umusani tugiye kujya neza Kamari turi mu kihe gihugu tubamo cyitwa gute igihugu cya mbere oya uzi u Rwanda n'u Rwanda ntabwo u Rwanda ari urwa mbere ntuzigere Najyuwa narwo ngo rukabye ariko ni urwa mbere wapi guteza icya mbere ni ikihe Reka ndirimbe iriya ndirimbo ivuga ngo Afurika warakubititse Afurika warababaye ngo baje bambaye amakanzu bagarura umuco mu Rwanda batangiye kwipanka umupaka barafunga bamwe mu bayobozi batangira kwidunda umupaka barafunga Afurika warakubititse ngende mbone igihugu cya mbere buriya twacyita nka Aziya nicyo gihugu cya mbere Aziya nicyo gihugu cya mbere muki muri Afurika Aziya nicyo gihugu cya mbere muri Afurika
barase nibyo ibyo nibyo wowe ntabwo byiko perezida wa Aziya yitwa gute nashaka yitwa Rutwe ibyo ntabwo ibyo bindeba ndaje yitwa Rutwe nashaka yaba yitwa Rutwe icyangombwa ni uko Aziya ariyo ya mbere Aziya niyo ya mbere muri Afurika perezida wa Aziya ya mbere muri Afurika kitwa Rutwe mfasha naweza n'ubyumva ndetse perezida w'u Rwanda yitwa muze ubwo ngubwo urashaka kumbwira Kagame Paul Kagame se perezida wa Afurika utuma yindi w'u Rwanda kubera yuko n'ubundi muri tugeze muri ariko ni nabyo Rutwe isaba reka manze mbyiga ibintu byose bigoreshwa mu mutwe ugiye kubanza kubyigaho mu mutwe ariko reka tubigiraho bigereye tunabivuga bite bigera roto paje n'urujeje none se reka n'ikihe gihugu kindi cyo muri Afurika uzi uretse oya nta kuvuga ngo ikintu cya Afurika urabona Uganda namanye Uganda namanye Uganda nuza Malawi namanye Tanzania namanye Kenya namanye Congo namanye ibyo bihugu ngabambwira kapitali zabyo amirwa mikuru yabyo kapitali yabyo duhere ku Rwanda dore iki uyu ngo bivuga kureba ngambwira kapitali y'u Rwanda ni iyihe reka bamfashe wagira ngo nabaye nk'ijuru jipe niba tinoze kombinezo kugira ngo bitaza kumanuka oya ngambwira nose umanyi Kigali umanyi Rwanda umanyi twicare ariko ubundi hariya ngo kitwa gute ngo nubirimo usiko nzi ko nakibagiwe akangaka barakamwe mbese yapfuye ujya bose ndabakuraho umusaruro kweli urashaka kuburya kunywa ifege ngo ugende urizane dukomeze tuganire oya ninywa ifege nibwo duhita tuganira noneho bimeze neza noneho uzavuga ati Kamariza nibwo namubonye ngo ugende uramva turaza bigenze bite ko njye ndi umuntu mutaramu reka nzanira mugenzi wanjye noneho tubakubitira ikintu cyitwa Everest Wild Vomit ubwo zana ifege hanyuma ubundi tuhite tugira gute uze turimwe turi no kuganira tuvuge barasaba uzane n'uriye reka ndahita ndanazana na telefone mbizana na mama nta kibazo nanjye ndagutegereje hano ntabwo ngenda cyari hano ndagutegereje ikibazo rero wamubwira ubanze ukontorore urebe ngo umuntu ahangaha ari hose ndahemerewe nta kibazo ariko urebe ngo uyu muntu ni hagati ateye atete aturutse se yaturutse se yaje atete yose iyo umuntu apfuye ajya buriya hari ikintu bita organization ajya muri organization oya no kuvuga ngo nakwitaga kuvuga ngo umuntu wa mbere ubajije kuba kuri ino si yaturutse hehe tubimenya ayo si amateka n'ubuntu kumwe si ubuntu ngurira nyine banza umbwire uwo muntu waje ku isi bwa mbere yaravuye nasomye ndabikubwira icyo gitabo cyitwa icyo gitabo nyikubwiye wowe nta cyo gukora ushobora kuba oya wari ugejeje wenda nko mu myaka nk'itatu cyangwa ine wowe ntabwo ukeza ntacyo
nawe Umbwire uwo muntu wamusomye yitwaga gute ninde? ngiye kugikuzanira nkanagusomera byaba ari sawa cyane. ndagusomera Ariko banze ntabwo mwibuka se? amazina yiwe afasha Kamariza rwose Imana nyagasani Kamariza iragukunda. ahubwo genda kugira ngo naza gusubira ngura kandi We banze umara oya singagaze nizere kute